bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuzwa nifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mudukurikira abari hanze ibihugu byose bigiye bitandukanye ndabasuhuje nongera kubaha ikaze uyu munsi turi kumwe na mama Betty ndetse na Kayusi wakuyemo iyo ngofero Kayusi tugiye kuganira kubera ko mu kiganiro cy'ubushize mama Betty yifuje kuganira na Kayusi kugira ngo bagire ibyo baganira hagati yabo uko ari babiri ku bijyanye n'umukobwa we wabuze kugeza kuri uyu munsi rero niyo mpamvu bibaye ngombwa kugira ngo wamugani bahure baganire ku kibazo cyavutse hagati kuko nako twaganiriye ku ruhande rwe atubwira yuko ataza aho ari batanabana ariko ndavuga nti yego ibyo uvuze bishobora kuba ari ukuri ariko mama Betty ugomba kubimwibwira kugira ngo nawe yemere koko ko nyine utaza ahari mama Betty tuguhaye ikaze murakoze cyane nongeye gusuhuza n'abadukurikiye bakunda cyane batugira inama nyinshi cyane kandi buriya biradufasha pe bituma tumenya aho duhagarara cyangwa se nuko twakwitwara. Kayusi nawe turakwakiriye murakoze umeze neza iyo mana dusengera irakomeye iyo mana itabura guseruka iyo mana yumva amasengesho iyo mana dusengera irakomeye. Yesu ashimwe abadakurikiye nanjye ndabakunda cyane kandi nishimiye umwanya mamaye. Kayusi yabaye umuhanzi Nsigaye ndirimba indirimbo za gospel, nsigaye ndirimba indirimbo z'Imana. ya yindi Karive niba ari Karive ntago kiririmba Kanyoko Indirimbo yitwa Karive cyangwa indirimbo Kanyoko Kanyoko ntago mbizi. Satani Ubu akanwa kanjye gasigaye karimo karabatuwe warabatuwe n'abatuye tuvugana. iriya ndirimbo se ntago uzongera kuririmba Oya ya ndirimbo ubu ngubu ni wa miliyoni zimwe ngo njye kuririmba muri stade ntago najya kuririmba ahubwo naririmba indirimbo yindi y'Imana muri iyi minsi nshasha nasohoye yego yitwa iby'Imana ikora. turirimbireho gato twumve Iby'Imana ikora biradutangaza nuwa bimenye uko biri ariko icyo nzi nuko Imana ishaka aribyo biriye gukora. niyo mu gitabo niyo mu gitabo muri iyi minsi yashyize hanze niyo mwakoreye video n'ubundi twakoreye video twarayirekodinze kugira ngo tugezeho abantu b'abapagani batemera Imana. Kayusi asigaye ari umuhanzi cyangwa ubaye umuhanzi ubu ngubu ko wakijijwe cyangwa na mbere wari umuhanzi? nari mfite talent, nari mfite impano ariko ntabwo indirimbo z'agakiza zabaga zindimo. Nabaga mfite indirimbo zisi Imana agaciro z'isi zibazi n'icyo ni ibishego zazindi nyene z'amagambo mabi ariko kuri uyu munsi usigaye uririmba izihesha Imana icyubahiro. Hanyuma rero mama Betty ngiye kuguha karibu wowe ugira ikintu Kayusi nyine muganire nk'ibyo ashaka wifuza kumubaza nawe arahari ngo agusubize. murakoze cyane icyatumye nsaba ko twahora mbere nawe ni ikibazo nagize kandi ikibazo nagize kikaba gifitanye isano n'urukundo rwawe na Betty. Ngewe Betty naramubuze guhera nabona ko mukundana kandi abantu benshi bari kumbwira ko muri kumwe. Ubwo rero nkaba nagutumyeho kugira ngo untabarire ubwize ukuri ko nari nahuye nawe mbasha kubwira ko urukundo uri gukunda Betty rudashoboka no mu muco nyarwanda rutajya rubaho. Uko byakagenda kose numva no mu mahanga imyaka naba mfite cyangwa igihe maze kuri iyi si ko ntarabyumva nkaba ndi kumva ko Betty muri kumwe kandi nkaba naramubuze kuko mbabara ubwize ukuri. Betty muri kumwe murabana icyo kibazo ambajije kandi musubize ntategwa. Cyambere cyo uriya mukobwa wawe nubwo buriya munsi twateretanye ntabwo bivuze ko twafashe umwanzuro wo kubana kandi ikindi cya kabiri Betty ni umwana wawe. Ibibazo nagiranye nawe byamenyekanye ku isi yose nta gihamya wigeze ugira kigaragarira buri umwe wese usibye kubyakira nyine nkutuza nkarenzaho ariko bitewe n'urugendo ndimo rwo kwakira n'agakiza n'umwami Yesu
sinyishaka ibintu bintera stress, sinshaka ibintu binyuranye n'Imana cyangwa binyuranye n'abantu bamfasha mu rugendo kwakira abakiza. Ariko icyo nzi cy'umukobwa wawe duherukana uriya munsi ubyumva, ariko ntabwo ngiye nakubwira ngo nzahari. Icyo kibazo mbajije ntabwo nabona uko nyigusubiza, kandi imyaka afite uriya mukobwa imwemerera kuba yajya ashaka atakubwiye, kuko ntabwo wamundagije, nta nubwo wamushyira ku misozi ku buryo nawe ubwe atavuga uti ngiye ahangaha byo bintu ngakubwira. Ubwo ngubwo niba atarabikubwiyeho nanjye ubwo wambwira nyine ahantu wamushyize tu simbizi, kuko ntabwo iyi minsi byoroshye, n'abagore basigaye bacuruza abakobwa babo ku ibanga batarabizi, usanga babesheye undi muntu. Kandi se nanone utangiye ibyo bintu, hari ukuntu dore uyu mukecuru njye nabimugiye kuva kera, sibyo? Ntabwo ni muri bene bya bindi byo kuvuga amagambo y'ubudisipline, ku buryo abantu bashaka kuvuga uti uriya muntu ubwo yakijijwe ariko aracyavuga nabi, sibyo? Ariko byibuze mba ngira ngo dushishoze. None kandi uje kumbaza umukobwa wawe gute? Impamvu hari utuntu ushyiramo kandi ukavanga. Uragira uti hari nubwo ibibazo byabayeho nta kimenyetso nigeze ngaragaza kigaragaza ko uyu mwana ari wawe, urabivuze. Yego nyine. Kandi nanone nkaba nasubira inyuma mbwira abantu badukurikiye, ntago njyewe duhura nawe habe na kimwe nzi cyaba n'umutungo wawe cyangwa se ni wawe. Mbazi by'umukobwa wawe byarangiye, nabyo wari ubivuzeho. Umukobwa wawe ibyo ntabwo byo turiho, byaraye nguhaye urugero kubera ko ntabwo ari urugero, uba wumva ubyemera ubundi ukabivamo. abeshi bashaka kunstressa bitewe bafatiranye n'iminsi ndiwe ndimo yo kwakira Imana, sibyo? Sinagustressa ngo bimarire iki. Cyambere cyo ubaha umukozi w'Imana, cyo kintu navuze. None se umukozi w'Imana no kuba uyu mwana ari wawe, ubwo baravuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo dukiranuke ku kanini no ku gatoya. Nakubwiye ko umwana n'umugisha kandi nta mwanzi, ahubwo umukobwa wawe uri kunshinja icyambere cyo ninde wakubwiye ko mbana nawe? Ni ukuvuga ngo rero utuvugana guhera nabona ikiganiro mwakoranye byatumye Betty ava mu murongo yararimo. Yaretse ishure se kubera urukundo? Yaretse ishure no kumubura naramubuze, njye nasabye kugira ngo muhure nawe, kuko hanze ubu turi kukubitana n'abantu bakambwira ngo Betty ari kumwe na Kayusi, Betty ari kumwe na Kayusi, Betty ari kumwe na Kayusi. Barabanye muri make. Basi byibuze barakubwiye uti warababwiye byibuze ati ngwino utwereka ahantu wamubonye ari kumwe ku bana nanjye. Kayo ubu tuvugane amasaha bikurikije nuko Betty mushobora kuba muri kumwe kuko abantu babivuga, ngiye kuba nazi wawe kuba ngo nje kureba Betty nta nubwo byanashoboka kandi nta nubwo nahaza. Kora byemerewe kuza. Oya, iyo umuntu abuze ikintu cye barashakisha. Bishatse kuvuga ngo nimba udafite umuhate wo kujya gushaka umwana wawe, ntega amatwi ukomeje kunzengereza. Oya, ntega amatwi nkubwire kandi unyumve n'abankurikiye banyumve. Betty afite imyaka yo gushaka, yego sibyo? Kumushakira iki? Ntega amatwi nyine nkubwire. Gusa wowe urabizi ko kizira kuba washaka umwana uwo wabyaranye nawe, na Betty arabizi ko yenda kuba yashaka umuntu wabyaranye n'umugabo wa mama we nabyo ari ikibazo. Basanga aragiye kwisubira ikindi kigabo. Oya, none se Kayusi hari ijambo wabanje kuvuga ngo ababyeyi ngo bacuruza abana, iki kintu gikurije kuki? Impamvu ngiye mbikubwiye nuko ababyeyi b'iyi minsi kumva uyu mwana w'umukobwa agiye rimwe akazana amaronko, kumva bahita bamubwira ati subira uzane aho ukuye nta kibazo. Noneho bigahita bigaragara ko umubyeyi we nawe umwoshe, sibyo? Uyu nguyu ashobora kuba yaramwohereje akamubwira ati genda hanaha. Oya, yajya n'ahandi nk'uko nabikubwiye. Nkamwohereza hano kujya gukorera ayo maronko, hanyuma nkamukubaza, cyangwa abantu bakaba bari kumbwira ko muri kumwe. Ashobora kuba yaragiye agaherayo, sibyo? Ugahita wibwira ko yaje iwanjye, ariko njye ntabwo yigeze aza. Nta nubwo umuheruka cyane. Njyewe ntabwo muheruka. Muheruka uriya munsi turimo guproposanya iby'urukundo, namugiye ko ngiye kubaza Imana ntarajya mu rukundo neza, nawe atanyizeye neza ko uri mu buzima bw'ubutinganyi. Niwo mwanzuro twafashe. Ariko rero nta nubwo wakagombye kunshinja icyaha ngo ndacuruza umukobwa wawe. Nangira wishinja icyaha ngo umukobwa wawe namushimuze. Icyambere cyo ngiyewe ndakijijwe. Ngiyewe nahisemo agakiza. Ngira ngo urabona kuvuye nanambara neza pe, sibyo? Usigaye nambara nk'umwana w'Imana. N'imirimo biratandukanye. Imirimo no kwambara biratandukanye. Kimwe n'umuntu ndeba gutya face cyangwa ukureba kuri face, uko wambaye cyangwa se uko bakureba n'umutima n'ibikorwa biba bitandukanye. Rero niyo mpamvu
Imana yonyine ariyo ireba mu mutima nta muntu. bivuze ngo Kayusi kuba yaba ameze gutya waravuga ngo yambaye neza ngo bamurebe, ariko kwambara neza no gukiranuka cyangwa se n'umutima biba bitandukanye. ariko na kuvuga ko ndi kwirebeka ku Mana se no ku bantu. None se ko Imana ari ireba umutima, ujyaho kureba sindeba mu mutima. Yego niyo bitewe n'ukuntu nzi n'ubu ngubu urabona bidatandukanye se. aho bitandukaniye ni imyambarire, ariko mu bikorwa mu mutima n'ubundi ntabyo ndabona. Nibuze ko ntabyo urabona. Nibuze ko ntabyo urabona. Mbese mu bikorwa akora cyangwa se muri w'indani ubona nta cyahindutse. Nyine impamvu Keza unyumve n'abankurikiye banyumve, yarakijijwe ku myambarire no nyine kuri face ibyo yambaraga, ariko mu bikorwa mu kwera imbuto mu mirimo njye ntabyo ndabona, kuko n'ubundi niba narabyaranye nawe akaba kugeza n'ubu nta n'isabune araha umwana, ni gute ushobora kumbwira ko iyo mirimo cyangwa izo mbuto njye navuga ngo yarahindutse? ntabyo ndabona. Wowe urashaka ibikorwa kandi simbana nawe, abanzi nizo mu buzima busanzwe bazi ko nkorera Imana, ahubwo wewe nawe mu byo nagusabye, nawe mu byo nagusabye kuvuga itangira kunshinja uwo mwana nkarinda ubwo mwemera ntamwemera, turumvikana? Uretse wumva ibyo nagusabye nawe nta kintu wigeze umbaragariza. Noneho nawe ubu ngubu tuvuganye, ubu ngubu ndamutse nkubwiye uti bikumva, ndamutse nkubwiye uti nakubwiye ko umwana ari umugisha nta n'umuntu wanga umwana, sibyo? Niyo ntaba naraguteye inda ariko nakwemera umwana, turumvikana? Ariko ubu tuvugana nkubwiye uti ariko wazaje tukajya kwa muganga gupima aya maraso, njye nta kibazo mfite. None se kuko nabikubwiye inshuro nyinshi kabyanga jewe nta mafaranga mfite yo kuba natanga ngo bapime uyu mwana. Reka badukurikiye bazabidufashemo, nuko wowe bazabidufashamo. Hano harabagira neza bagira ubuntu, sibyo Keza? Nta kibazo, yega nta kibazo. Njyewe Kayumva barira nyumve, jewe nta mafaranga mfite yo kujya gutanga kwa muganga. Wowe niba wari uyafite uba warambwiye ngo tugende n'abadukurikiye cyangwa se na Keza akaduherekeza tukagenda kutuka. Impamvu nuko uzi neza ko nkenye ntayo ufite ngaho. None se jya ukabushinja iki kumbwira ngo noneho Kayusi ibintu biroroshye, ni ukuvuga ngo aho kugira ngo duce hirya no hino ejo umwemere ejo umwanya, ufata umwanzuro uvuga uti kugira ngo uyu mwana nzamwemere imbere y'abantu n'isi yose, tubanze dupimishe menye umwana ko ari uwanjye cyangwa atari uwanjye, ariko byemeze niba koko nusanga ari wowe, niba utazongera kumwihakana. Ariko njye nta mafaranga mfite, uvugishije ukuri, hanyuma ubwo hashakishwa ayo mafaranga abone tuzarebe iki. Nizeye ko atazongera kungenda neza kandi ibisubizo byagaragaye. Yewe nageze ndo namubwiye ati basi rero kugira ngo twitaranye ku bantu nanafite n'umwanzuro wo gukizwa, sibyo? Bazi ngo nanze umwana mu mpege mujyane aranabyara. Hanyuma Kayusi njye ndagira ngo tube seriye wa mugani nk'uko wakijijwe ukakira agakiza kizwa muri byose. Uyu ni umwana mutoya, ibi biganiro bizagumaho ntibizasibwa. Uyu mwana azakora abone aho wamwihakanye, aho wamwemeye ngo ni ukubera kumufasha ibintu byinshi. Niba warakijijwe koko abantu bose babizi, eri imbuto uvuga uti uyu mwana ndamwemera cyangwa simwemera, ibintu bibe bibiri. N'ubundi kuva ngana gutya tuvugishije ukuri nta kintu wari wamuha na kimwe, ahageze ubu ntacyo wamumariye. Noneho n'ubundi kumwemera n'ubundi okay tubyemere, n'ubundi niba ntacyo umumariye eri uruvuga uti simwemera. Nyina nawe avuga ati umwana wanjye se yaramwanze ahomeho, nimuzongere no kugira ikintu kibahuza. Cyangwa se uvuga uti umwana ndamwemera nzajya mufasha uko nshoboye. Tubwiza ukuri, fata umwanzuro nk'umuntu wakijijwe kandi utazongera kwinyuraguramo, utazongera kuvuga ijambo ngo ejo wongere urihindure. Vuga ijambo rimwe, ikintu kimwe kuri uyu mwana, niba ari wowe cyangwa atari uwawe, niba umwemera cyangwa utamwemera, ku buryo utazongera guhindagura ngo uyu munsi namwemeye ejo sinamwemeye. Tumenye ngo Kayusi ahagaze gutya, afite umwana cyangwa ntawe afite. Murakoze. Gusa urugendo natangiye rw'agakiza n'umwami Yesu ntabwo runyemerera kubyarya Imana cyangwa urubyarya abantu. Ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro nje kubwiza abantu kuri, sibyo? Nshingiye ku bintu bigaragara twagiye tugirana njye n'uyu mubyeyi witwa Mama Betty, nta kuri kuzima kwigeze kuboneka hagati yanjye nawe, sibyo? Nanone nkahora njyewe mfite ibyo nishinja, nkahora njyewe nkorwa n'umutima nkorwa n'isoni, hirya no hino nkumva amagambo nyene ngo mira umwana n'umugisha, bitewe nyene n'ubuzima nanjye mu kiriya gihe kuko ari n'umutima, sibyo? Ntarinzi ngo byanyuze muri izi nzira, sibyo? Rero ndagira ngo njyewe mwabantu kuri iki mwakanya mumfashe mu nyumva.
ntabwo nshaka kwitiranya n'uyu mubyeyi cyangwa nitiranye namwe nk'uko nabibasabye ndagira ngo uyu mwana mbere y'uko mbabwira ikindi ku mutima mwihanganire uburyo ki twagiye dushanira hagati y'umuryango n'uyu mwana sibyo uyu mwana aho bigeze ubu ngubu nabirahiriye ku mana mvuga ko nashaka kwitiranya nayo narose iri joro nabisaba Imana mvuga uti uriya mubyeyi uyu munsi nshaka kubona mubwira uti sinshobora kwemera umwana aya magingo aya ngaya tutagiye gupimisha DNA. Ushaka gupimisha? Yego. Sinshobora kwemera umwana aho bigeze ubu ngubu ko sinshaka gukina n'Imana cyangwa ngine n'abakristo badukurikiye. Ndashaka ngewe kumwihakana ku mugaragaro kubera ko nanjye ubwanjye umutima iyo ndi kwemera umwana ntazinzira byanyuzemwo birambabaza cyane sibyo. Yiga umwana n'umugisha kandi umwana ni byiza kuba wamugira sibyo. Ariko ndagira ngo ngiye mumfashe aho muri hose ijya no hino mu bigo byo hanze igihe uyu mwana mpora mfite ibyo nishinja ku mutima wanjye kuvuga ati uyu mwana gutya na gutya afite icyo marira uyu mubyeyi ariko ndagira ngo mubimfashemo nta bushobozi mfite bwo kujya gupima DNA ndagira ngo mubimfashemo uyu mwana nzamwemerere ku mugaragaro nisanga ari uwanjye ndetse ngenza muhanisha akababaro no mubyeyi nzakora n'ikintu gikomeye cyane cyo kizanabagaragara nzanafasha no mwana mwiteho mwemere ku karubanda ariko ubu tuvugana munyihanganire ntabwo bigikunze. Muri make urasobanura ko uyu mwana kugira ngo umwemere keretse nugupimisha ni ukuri mumfashe ntabwo ari uko mwanze nta nubwo nuko nubye umwana ahubwo ni uburyo kuba mfite icyo nishinja ku mutima wanjye kuba ntafite icyo namarira no mubyeyi kuba nandivuganye ntafite icyo nimariye utanamwemera kuba namwemera nkahora mwemera icyo namwemeye bintera isoni kandi n'abantu badukurikiye nabo birababaza ahubwo icyiza ni uko bamfasha tugapima DNA niba nta n'ubushobozi buhari numvise ngo biranahenda byibuze ngewe hazamuhinda ishaka abaro no mubyeyi nusanga umwana ari uwawe se nisanga ari uwanjye icyo gihe ngewe nzamufukama imbere musaba imbabazi n'Imana n'abadukurikiye umwana mwemere mujyane mu rugo cyangwa nanjye ubwanjye mama Betty wabyumvise ubwo umubyeyi rero yihangane kuba mvuze iryo jambo umwana n'umugisha suko mwanze suko nashaka kwitwa se w'umwana ariko ndagira ngo mwabantu mwe mwama 1000 mwama 100 mwama 10 mwama 50 mumfashe jewe nje gupimisha amaraso y'umwana nayanjye byibuze turebe yuko uyu mwana ari uwanjye bivuge ngo kuba ari waremeye umwana ukavuga ko ari uwawe urongeye ubivuyemo ubwo gihamya ni ugupimisha impamvu ngewe nuko nanze kwitiranya n'abakristo badukurikiye basige banyizera kandi koko babonye ko nakijijwe ni ukukura amatsiko mu bantu bahora bibaza se bahora bibaza gutera gute se umuntu umukristo yanga umwana kuko atagira n'icyo amufasha rero ndagira ngo jewe nzagira icyo ngufasha nanafasha n'umwana byibuze twabonye ko amaraso yanjye arayuma muri make mu gihe cyose gishize umwana avutse wemera umwana ejo ukamuhakana ubu aka kanya nibwo ufashe umwanzuro wo gupimisha nibwo mfashe umwanzuro kubera ko kuki utabikoze mbere hose kubera ko uyu nawe uburyo bwose nagiye ngira bwo kumufasha ntiyigeze anyura rimwe na rimwe yashatse kumbwira ngo tubane ariko ibyo biranga kayo ntabwo nkunda umuntu mbeshe abana nawe twabiganiriye hehe ko twahuraga ari imiguruko twahuye narabyaye nigeze mvugana nawe oya nawe jya uvugisha ukuri ariko ndagira ngo byibuze ubwo bushobozi ntabwo ari ubushobozi bukomeye cyane ku buryo abadukurikiye vuga ko ushaka gupimisha ariko ibyo ariko kubana nawe nawe ntumbeshye oya nta kibazo mfite oya ntabwo bibabaje ahubwo ikibazo ni uko nta mafaranga afite kandi nawe kuvuga ko ntayo ufite yego ariko ngewe niyambaje inshuti n'abagenzi niyambaje n'Imana ndabizi neza kandi ko bizanabaho none se kayo igitekerezo cyawe ntabwo ari kibi ni cyiza kuko ni ukugira ngo nawe umenye uhagarara kuki utabitekereje mbere icyo kibazo nk'iyo kivuga kare kose ubu cyari kuba cyaranakemutse kuki utabivuze mbere impamvu nta bushobozi twe dufite bwo gupima DNA ubwo n'ubu ntabwo noneho nyine n'ubu ngubu ntabwo sibyo ariko uko byagenda kose kuko ngewe nizera uhoraho sibyo kuri iyi nshuro kandi nkaba maze igihe mbirota maze igihe nanabyibazaho umutima wanjye ufite icyo ushinja bikanambabaza nizeye yuko Imana igomba kubimfashamo sibyo kandi yihangane n'abadukurikiye mu byihanganire
uyu mwana nakomeje kumuryarya inshuro nyinshi, nkomeza kuryarya n'uyu mubyeyi inshuro nyinshi, ariko ubu ngubu sinshaka gukina n'Imana, ndashaka ibintu binyuze mu mucyo kandi bizagenda neza. Nawe kuko nimba ubyizeye ko umwana ari uwanjye, noneho binyemerere dusaba Imana ubushobozi. Njye nta kibazo mfite. Sibyo Keza? Nabinyemerere dusaba Imana ubushobozi, ntabwo twabura n'umugiraneza udufasha. Njye nta kibazo mfite. Ntari kuryarya Imana, ngo ndyarye n'abakristo. Sinshaka gukina na Bible, sinshaka ngiye no gukina. Muri make ushaka noneho gukora ibintu binyuze mu mucyo. Niba ari umwana ukamwemera, niba ari uwawe cyangwa atari uwawe ukamenya. Imana ntabwo yamanira ko nanze umwana kuko atari uwanjye, namubyeyi namuteye inda, aho kireka ari uwanjye kuko ari amaraso yanjye nkamwanga n'ibyo Imana yampana, sibyo? Ariko umutima wanjye ari ikintu maze. Uyu mwana ko musa amatwi koko oya sama njye nabisobanuye nabyo byo gusa tubireka. Reka tuvuge ku by'umukobwa wa Betty wamporopoje urukundo, sibyo? Ni Betty waguporopoje cyane wowe muporopoje? Twaraporopozanije ibintu bibaho guteretana, sibyo? Barateretanye muri make, ariko ntabwo icyo gihe nanone nari bwafata umwanzuro w'urukundo rwanyarwo, kubera ko inkundo rubyino muri iyi minsi bamanitse kugenda zigenda zisenyuka, sibyo? Ariko nanone ni ibintu ngomba gusengera, nkuko nibingibi ndi kubisengera muri iyi minsi. Imana ikambye ati banza upime wa mwana wanjye. Yego, ni ukuvuga ngo ni Imana yakubwiye ngo ujye gupimisha cyane. Senga cyane rero iguhe n'amafaranga. Hanyuma mama Betty, ikibazo cya Betty nicyo twari turiho karagaciyemo. Ikibazo cya Betty cyo kirakomeye. Iyo umuntu yabuze buriya hashize igihe, tubwire hashize igihe iminsi ngahe cyangwa igihe kingana iki avuye mu rugo. Ese ugira ngo icyumweru se ubundi ntigishize? Icyumweru kirashize. Abantu barabura cyane pe, njya mbibona mu makuru. Hari igihe umuntu abura, abantu bakagira ngo ari hafi aho, abantu bakagira ngo ari hehe kandi atari ho ari. Ikintu ndi kubona ni ugutanga itangazo. Hanyuma se ese niba Kayusi we avuze ko batamuheruka, niyo kujya gutanga itangazo kuri Kiss FM, cyangwa ukajya gutanga itangazo kuri TV1 kugira ngo byibuze umwana wawe bakurangira ahari, sibyo? Kuko njyewe ntabwo umwana we nzahari. Ni ikibazo. Nese mama Betty mu nshuti ze, nta nshuti ze wabaza, ntabaje nyine mu nshuti ze bakorana cyangwa aho yaje. Ni ukuvuga ngo impamvu nabashije kuba nabaza uyu wa mbere ni uko buri muntu wese turi guhura, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, yaba ari umusore, yambwiraga ati Betty twamubonanye na Kayusi bari kumwe. Noneho natekereza n'uburyo amaze iminsi ntamubona mu rugo, nta n'uhaba, ubwo nkumva ko Betty ari kubana n'uyu kubera ko afite gahunda yo nababonye bakundana bashaka kuzabana. Ubwo rero abantu bakambwira ati ari kumwe na Kayusi. Niyo mpamvu nabashije kuba nakubaza ngo se Betty muri kumwe, ariko nubwo amakaniye sinizeye neza. Ababikubwiye bose nuko babonye ko ufite urugendo rw'akagiza kugira ngo bikunde baniranye nawe. Oya, ntago baduteranya, ntago banteranye nawe, kuko wabinyemerera wabimpakanira n'ubundi naje ndi seriye ko ntari butahane igisubizo kizima cy'uko unyemera ko muri kumwe. Ntimukaburire abana banyu mugire ngo nitwebwe twagize. Ntimukabure abana banyu. Oya Kayusi, ibyo ntibikurakase ni ukubaza. Ntabwo yaje avuga ngo murabana, yaje abaza. Ndamuhakaniye ntabwo umwana wari. Yewe nta nubwo nakugira ngo yambara. Icyo gihe rero arabariza ahandi. Hanyuma uko biri kose nta n'umuntu mukuru. Ubwo nyine nzaperereza, numve no mu kazi aho akorera, numve no mu bo bakorana, nzaperereza nzabimenya. Kuko njye nahamagaye nimero zose ntago ziri gucamo. Ubu ntago iri gucamo, ariko ubundi yajyaga icamo. Ubwo na MTN ntago ziri gucamo. Kuko njye mpamya ko n'umuntu wakubwira ko azi ko tubana cyangwa azi ko turi kumwe, uvuze bakakubwira ukajya ukazi kare. Kandi nawe nzi neza kutabura uba ukeneye umwana wawe kuko byukuri. Oya, si ngombwa no kuzi wawe. Ari ngombwa kuza kuba yarafite gahunda yo kujya gushaka, kandi nkabona uwo bendaga gushakana bakaba bambwira ko bari kumwe, kandi ubwo ari ngombwa kuza mu rugo iwawe ngo ndakubaza ngo Betty ngo nasohoke, kandi neza nze ko icyo kintu cyari kiriho. Urumva niyo mpamvu ariho hambere yabanjije gushakira, ariko niba atari wawe byibuze yagiye no mu baturanyi, byibuze ngo nta kindi kigabo cyamwibese. Ko tuzi ko abagabo b'iminsi nabo ari inca. Oya, none se abagabo ntago najya mu bagabo ntazi ntigeze mbabona. Njyewe nabashiye kuba nakwegera ni wowe nabonanye nawe. Nibyo nabwo watubonye twahujwe n'umuntu
sibyo watubonye twakoranye ikiganiro ese mwari bugikorana mudakundana Beti we nabonye icyo akwemera ko nta kibazo asi byuze waramajije umaze kwa nkunda arikwemerera kandi twarahuye nanjye rwose yamubwiye ko atazakureka yego baranamukubita wakijijwe wahindutse uko wamubwira ko wahindutse utakiri mu ngeso mbi ugomba kubaka nanjye twarahuye mu rukundo kayu nanjye twarahuye ambwira ko uko wamusabye urukundo nawe yarukwemereye nta cyaha yakoze afite uburenganzira bwo kubana nawe none se ugira ngo napfuye kuza gusa yanabwiye nyina ko ngo yafuhiye ngo yaragufuhiye muri iriya minsi rero ninde wafuhiye uyu nyina yarafuhiye niko uramubwira niko umukobwa nyine umukobwa yavuze ko ngo cyangwa ngo impamvu mvuze ko anaka yusimbuye uko umushaka urumva ahantu byageze nimera kugiye ko namusabye urukundo ndahamya ko utari uhari ubyumvire narabibonye wabibonye se watumye turi kuri kujye nakubonye njye narabibonye none se niba mwarabikoreye imbere y'itangazamakuru ni gute ntabibonye rero hagati yanjye nawe ntabwo twafashe umwanzuro nta nubwo turanawufata kuko iyo abantu bafashe umwanzuro wo kubana no gukundana barabigaragaza aho bagiye ariko ikiganiro cya mbere musohokana cyose narakibonye none se ni gute umbwira ko ntabibonye reka ariya ntabwo twari twahuriye bisanzwe dushimishije mu ubwo buryo sibyo nanjye twabivuze ariko nanjye ubwanjye nibwo nayo ntakira agakiza sibyo hari byinshi twavuze ngomba gufata umwanzuro yo kujya kubibaza Imana kuko nimba uko beranye nayo ko nagira kubibona kubana nabo ubwo rero wibabaza oya ntago ntacyo kayu wibifata nabi nta kibazo ahubwo icyo turi kuvuga umuntu yaba ari inshuti ya Beti cyangwa undi muntu wabona kino kiganiro azi Beti yazatubwira uwamubona cyangwa wagira aho amubona yazatubwira kuri nimero yanjye ejo tuzajya aho duhurira mukadura turi kumwe mukagira ngo turi kumwe sibyo nge nayo ndabisobanuye uvuze ngo iki ngo uravuze ngo bababona ngo abantu badukurikiye ngo nibagira aho batubonera Beti sibyo ngo bazakubwira ngo nimero yawe yarugiye kuyibahereza ariko nge hagati aho ngaho nimubona twahuriye nk'ahandi sibyo ko ntabwo nge nzamushinjwe ngo ndamuzanira ngo mama Beti sibyo oya dushobora kuzajya aho duhurira mukadubona turi aho ngaho twishimisha muri bya nyine mwabonaga turimo guterekana ariko tutarafata umwanzuro wo kubana nanone kuko mpamya neza ko abantu bari guterekana kubana kuko byajya no kose babishyira mu bikorwa sibyo iyo batabanye baba babyagiye nta mwanzuro uhari nta kibazo ubwo nyine bizagaragara n'ibyo rero abantu bazabona Beti bazamutubwirire n'ukuri mama we nawe ukomeze ushakishe ubaririze hari igihe umuntu abura gutya by'imikino umuntu akagenda akabura burundu ariko ubwo mutari kumwe mutari kubana urumva ari byiza kurushaho hanyuma mama Beti wagira ikintu ubwira Beti ahantu ari gira ikintu umubwira aho ari hose ashobora kubona ikiganiro ikintu nabasha kumubwira ni uko ashobora kuba yakwisubiraho yenda niba kuko nizere ko wenda batari kumwe na Kayusi nk'uko abimbwiye simbizi ntabwo mbifashisha na ku ijana kuko ntabwo ukuri kwe mwizeye kuri kuko n'abankurikiye banyumve pe simbyizeye pe niba mbwije ukuri ntabwo mbizi kuko ntabwo ndeba mu mutima kuko n'abandi barambwira bati twababonanye bari kumwe uyu akambwira ngo ntabwo bari kumwe urumva ntabwo ngiye nizeye ko batari kumwe ariko ikintu nabwira Beti ni uko inama namugiriye yuko atagomba kuba yakwinjira mu rukundo rudashoboka ntabwo namugiriye inama mbi ndi kumva rero aho yaba ari hose yacururuka niba ari n'umujinya bimukoresheje byo biragaragara ko ari umujinya bimukoresheje kuba atarashatse kumva ibyo namubwiye oya nyine niba ari n'umujinya njyewe umujinya yanagize ni uwa kibyeyi kandi n'undi wese yawugira uburyo yambwiraga ngo afite uburenganzira bwo gukunda yaragukunze ni ukuvuga ngo rero ahantu hose yaba ari iwawe yaba atari iwawe waje mu rugo ukareba aho mba mu rugo iwawe ntabwo mpazi ukareba n'akazumbamo ko tutakabamo turi na babiri ngo bikunde waje ukareba njye ntabwo mbizi aho ubana nubwo uzasubira ko wakubwiye ko yatubonanye rero azakuzana turebe cyangwa nawe azazarebe neza byibuze afata amafoto anakugaragaza ibyo ubibona aragera kubesha uwo nguwo icyo nabasha kubwira Beti ni uko ibintu ari gukoreshwa n'umujinya cyangwa kuba yakunda urukundo rudashoboka rwose yabireka agashyira agapira hasi agakomeza urukundo n'abandi kuko abandi bose barahari bakundana abasore barahari rwose pe agashira umujinya kuko ngewe ntabwo mwanga
ni umwana wanjye, ariko akumva ko inama namugiriye yatuma afata umwanzuro wo kuba yagenda akajya kuba runaka cyangwa akajya kuba ahandi cyangwa kwishora mu bindi bintu bigenda bidashoboka, yuko atari byiza. Kayusi, ijambo rimwe dusoza. ijambo rimwe nababwira, Imana ibahe umugisha. Nzajya mvuga amagambo make ahimbaza Imana kandi namwe bakora ku mitima ubu ngubu, ntabwo nyibarizwa mu magambo mabi ntabwo nyibarizwa mu bikorwa bikoze isoni. Imana ibahe umugisha kandi barinde, turi kumwe. Yego, Ndakomeza amasengesho cyane. turabashimira mwese mudukurikiye. Nyaboneka turi kurangisha Betty, aho twumvaga ari ntabwo ariho ari. Turi kurangisha, uwamubona yazahamagara kuri nimero zanjye kugira ngo tumenye Betty ahantu ari, na mama arakomeza abaze, ntawamenya wamugara umuntu ashaka kugira ikibazo mu bintu bitunguranye by'amaherere tugira ngo ni imikino. Ngaho mukomeze mudukurikirane. Ciao ciao.